nta mubigeze wenda nko guhamagara akaguhakanira cyangwa akakubwira ibyo utatekerezaga kumva? naramuhamagaye ariko sinamuvuga. Nkande hoya nibanga se muhamagara nyetubwire niba atari ibanga cyane. Okay, Miss Nyambo twaravuga. Nyambo akubwira ngo iki? Twaravuganye nyine yarambwira byasaba kujya hakorera n'ibindi byinshi. Kutagiye byagenze gute? Ntabwo nagiye kubera hari igihe ubura amafaranga yo kujyayo cyangwa se nyine ukabona no kuba wajyayo wenda atari ikintu kigize. Muri make ni ibintu wakuze wiyumvamo wumva ushaka gukora. Hey guys, nwa muhungu wanyu Dela nibisanzwe. Aka kanya hari umuntu tugiye kuganira nawe. Mu minsi iri imbere ngira ngo mwabibonye hari filime yitwa Isobe series igiye kuca kuri Dela TV guhera ku tariki 25 z'ukwa karindwi. Series kwa munani muzara mubona episode ya mbere. So rero tugiye kumuganiriza turebe tutarahura ise yakoraga iki cyangwa yarabikundaga, ubundi kugira atekereze kuza gukina filime byagenze gute, yabikuye he, mbese byaje gute. Guys, nimucikwe rero mu kanya gatoya araje tumuganirize turebe uko bimeze. Guys, rero nkuko nababwiye ntabwo twe tujya dutinda. Umukobwa yaje ngira ngo muri kumubona wari mwiza nawe twabigarukaho ngira ngo muzabibona. Njye ndizera neza akazi kwa acting fresh. Filime arimo ni muzayicika izameze neza. Sisi biti ni sawa. Bakwita Banyita Vava. Banyita Vava. Vava. Izina ryawe ni izina ry'imihanda se? Vava ni izina ry'imihanda. Vava. Okay, amazina yawe nyine to? Dusabe Valentine. Dusabe Valentine. Okay. Wambwiye yuko ushaka gukina filime, ise usanzwe ubikunda, byagenze gute kugira wumve nyine uri umuntu ukeneye kuba wakina filime nyarwanda? Okay, nakoze nyine mbona abantu babikina. Ikindi nyine nkumva ndabikunze. Yes. Ntabwo byagutwara urugendo rurerure se ku buryo byagoye kuba wavuga ati se nzanyura he, bizaca mu zihe nzira nyine dore na story nyine kono byagenze mu by'ukuri? Okay, biba bigoye cyambere ureba umuntu wahamagara ngo agufashe ukabona nta connection ufite. Yego. Ikindi ukavuga ati se nzanyura he, nyine bikagucana. Nta mubigeze wenda nko guhamagara akaguhakanira cyangwa akakubwira ibyo utatekerezaga kumva? Naramuhamagaye ariko sinamuvuga. Nkande hoya nibanga se muhamagara nyetubwire niba atari ibanga cyane. Okay, Miss Nyambo twaravuga. Nyambo akubwira ngo iki? Twaravuganye nyine yarambwira byasaba kujya hakorera n'ibindi byinshi. Kutagiye byagenze gute? Ntabwo nagiye kubera hari igihe ubura amafaranga yo kujyayo cyangwa se nyine ukabona no kuba wajyayo wenda atari ikintu kigize. Muri make ni ibintu wakuze wiyumvamo wumva ushaka gukora. Wasezeranye iki wenda nk'abantu bagiye gutangira kubona muri filime yitwa Isobe series? Wabasezeranye iki wenda nk'umuntu ugiye kubikora bwa mbere kandi usanzwe ubikunda wanabigeragejeho bwa mbere bikanga, wenda sinzi niba byaranze ariko wabasezeranye iki? Wababwira iki muri make bakwitegeho iki nk'ibi? Ikintu bagiye kunyitegaho ni uko batungura. Uzabatungura? Okay. Twagusanze Kabeza njye byanangoye no kuhamenya ngira ngo byagoranye. Ese niho kavukire? Ngariho kavukire. Yego. Kavukire ni Gisagara. Karere ka Gisagara. Gisagara njye numva ngo haba uburozi bwinshi cyane.
ntabwo yaba aribyo uravuye yose uhunga n'iki guhunga nabyo biba birimo ariko nanone urumva iyo baguciye akaho nyine barakwereka baguciye ubwo waduha nka story gato iki cyatumye uvuga ati ngereka mve Gisagara nzi Kigali nzi niba ari ugushaka ubuzima ntabwo mbizi wenda uraza kubitubwira ariko wenda nk'inkuru gato wenda impamvu waje ukuntu byagenze n'iki byose ukatubwira niba nta banga ririmo. Urumva gushaka ubuzima nabyo biba birimo ariko nanone n'ako kantu nako kaba gahari akantu k'iki kuburoze gusa kunica ku ruhande Gisagara n'umukobwa wanyu atinye kuvuga yuko mufite akantu k'uburozi mo kontu gusa nyine niba munabikora muzabyirinde ntabwo ari byiza ariko nyine ku ruhande rwawe nyamamvu nyamukuru yatumye haba no gushaka amafaranga cyangwa nyine no gushaka amafaranga. Okay, ariko ngo n'abasore biwabo ngo babuze abagore ngo mwese mwaje muri Kigali ejo ndari inkuru nabonye ngo umusore yafashe ingurube muri Gisagara ese kuki muhunga iwanyu abasuma mwumva bazabaho bati ntabwo ari uko hahunga kubera ko donc nubwo uba wahavuye nyuma ujyayo ukareba uko bimeze yego ariko nyine ntabwo bikuyeho ko bihari nose bari abasore biba bigenda gute bariyese basi mujye mukomeza mubavugishe wumve nyine ko mutabirengagije n'iki uvugana nka bangahe bariyo nka batanu habonetse n'undi uvugisha abandi batanu byagenda bigabanyuka umuntu wavuye iki Gisagara wahize ngira ngo havuye ukuze ntabwo nibeshye hari abantu benshi mwiganye mwagiye mujyana gusenga n'igihe wasanga barajya no muri korali uvugana n'abantu batanu ya bintu bikomeje kugwa niba ari ugutinya uburozi ntabwo mbizi gusa reka ibyo reka tubireke uri umwactrice ushaka kwakitinga muri filime yacu ese hari nk'akantu watubashiriza gukina akantu nabasha gukina wenda nk'aka kanya tukareba wenda abantu bavuga ati noneho nabazaniye umuntu ugiye kubereka itandukano ry'abari basanzwe. Okay, ngiye kubwira nk'akantu wenda ugikinira gatoya biri ntabwo kari bure wenda nk'amasegonda nka 30. Okay, nta kibazo. Okay, urabona hari nk'umushuti wawe mwari musanzwe mutabanye neza ku buryo wifuza ko no gupfa yanapfa urumva nyine uvuga ati unavuga ati n'Imana impaye uburozi ari uvuga ngo ni umuntu yaroga nanjye nawe umuha agapfa ariko akamvira mu buzima no wenda bakaguhamagara nko kuri phone akakubwira ati wa muntu yapfuye ushaka uwo muntu bikubwiye ushaka kumugaragariza ko ubabaye ariko mu mutima wawe nyine wumvuga ati wow aragiye biranshimishije wenda wakwakitinga nka gute kugira nashishoza neza arumva nyine wibabajwe sibyo ariko mu mutima wawe wenda byishimo wenda wakwakitinga nka gute uyeseka nyine wenda wakwakitinga nka gute wenda ngo wa muntu yapfuye kubera iki se none se yazize iki mani biratangaje pe njye nukuri ndanababaye pe nari ubwo nyine nugutabara sari icyenda sawa nyine tunugutabara. Guys, abantu muraza kubyandika muri commentaire niba mwabonye ari umuntu nyine washobora cyangwa wagitinze neza. Nje ntabwo njya nanga amanota ahubwo abafana bacu niba bari butanga amanota ndaza kuzikwereka niba bavuga turabishoboye ariko ngi nk'umuntu abashije gukubona icyizere kirahari n'ibyo utazi uzagenda ubimenya gahoro gahoro ngira ngo bizaza. Dusoza
hari n'ibindi turi buze gukora wenda nyuma, dufite akazi kenshi turi buze gukora wenda dusoza. Ni nk'iki wabwira abantu abagiye kubona kuri kamera bwa mbere, niba hari abusuhuza, hari nyine ni nk'iki wabwira abantu muri make unashimira dusoje? Okay, ndashimira nyine abantu bemeye kumfasha. Urugero wenda nka Dela TV. Ikindi ndabizeza ko filime tugiye gukinamo tuzagerageza kubahasha, kandi ikindi muzayikurikirane muyirebe. Yego. Yeah. Saho urakoze guys. Rero nkuko twabibabwiye, Isobe series turi muri shoot yayo, turi gutangira shoot yayo. Muzabona episode wenda nk'ebyiri icyarimwe nkuko nabagiye gutariki 25. Muzacikwe. Ikintu nababwira cyo ni filime nziza, tugiye kubereka ibintu bitandukanye nk'ibyo twiye tubereka. Ewana guys, domis muzacikwe. Sisi turakoze. Akoze Imana igumuje kandi nice to meet you. Yeah. Namwe mu mwitege.